Welcome kuri YouTube channel yacu ni Mugisha TV9. Hano turi kumwe n'umusore mwiza cyane. He is talented boy, n'umunyempano. Tutirengagije amazina yanjye nitwa Tito Ndayishimiye. Uwo tugiye kubana yitwa Mugisha GMV. Mugisha GMV njya numva bavuga ko you are talented. Gusa ntabwo njya mbisobanukirwa neza, ntabwo nyine njya mbasha kumenya ngo ese Mugisha you are talented in which way, ese bimeze bite. Ubundi turajya gudusoma tubona abantu bacuranga ibintu by'imikunga, tujya tubona ibintu udusebene tugezweho cyane, ariko ntabwo tujya tubasha kumenya ngo watunyuramo muri makeya nta kibazo. Murakoze cyane. Nambere nabanza kubashimira yuko mwaje kunkurikira no kunkoresha izi interview zose. Abantu benshi banzi ku izina Mugisha, nkorera kuri channel yitwa Mugisha TV9, ariko abantu benshi banzi ku izina Shanto Pianist. Ndi umucuranzi, nibyo bintu nkora cyane cyane gucuranga mu macaci. Mbankubona gucuranga mbese piano. Ikidari Imana yarakingabije muri ino myaka iri muri turimo ubu ngubu. Hallelujah. Mugisha TV9 bashatse kuvuga ati se iyo channel ikora iki n'abantu bayumva ikora iki. Yagira ngo mbashishikariza yuko iyo ni channel iri gufasha imitima yabo ya benshi kuba batarama mu gihe bese. Channel nziza cyane, shishikariza buri mwese kuba yayikurikira. Yego. None se Mugisha uratubwiye ngo amazina yawe ubundi ni Shanto. Shanto Pianist, ubwo nibyo? Okay. Gusa nyine hari abantu bamwe namwe bagenda bakubona ariko bakaba batagusobanukiwe, bakaba batazi ese ubundi location yawe ni iyihe, bakaba batazi ese ubundi Shanto ubundi ko tumubona acuranga ubundi bimeze bite, where he come from, mbese nyine ni muntu ki, aturuka he, yabagezwa hehe, nyine wapfa wamubonera hehe muri makeya. Murakoze cyane. Genda banza mvuge kuri address yanjye. Address yanjye ubundi iwacu ni Murenge. Uzumva ahantu havugira amapendo menshi. Aha ni iwacu Murenge, niho kavukire yanjye. Ariko kubw'imirimo n'ibyo nkora no kugira Yesu muri njyewe ndi gukorera ahangaha i Kigali. Ariko abantu benshi bajya baduha address bakaduhamagara ngo ngwino ucurange muri Nakivara hara Uganda, ukagenda ugacuranga. Sengera muri Street Center Kimironko Foursquare Church. Abantu benshi bese banshatse barambona cyane kabisa. Rero izina Shanto abantu barimenye yo gucuranga. Ndi mu bantu bari gucuranga imikunga myiza ahangaha muri iki gihugu mu Rwanda. Yaba no mu Rwanda ni Bujumbura na Uganda, bose baranzi cyane. Na Aime Frank yarambwiye ati kabisa arakwemera. Aime Frank ni umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye twabanaga mu Banaziri muri Foursquare. Ariko kubw'amaraso ya Yesu ubu ari kwibera USA. Nenda mushimira yagiriye neza, atuma nange nzamuka gake gake. Mu minsi ishize nigeze kubona hari status muri kwifotoza, niba ari ntabwo nabashije gusoma. You are interested kabisa. None se Shanto buriya umuhanzi cyangwa se mu creative agira talent, ariko nanone talent nkuko ubizi igenda ijyana n'ikintu cy'ubumenyi no gushyigikirana no gukorana n'ubufatanye. Wowe muri make cyangwa se ku ruhande rwawe ni ubuhe buryo cyangwa se ni ubuhe role model wavuga ureba ukavuga ati kabisa uyu muntu ni role model wanjye, ndebye ku mirimo yiwe, ndebye kuri creative, ndebye kuri clavier yiwe, ndebye uko ameze, nyine ndareba nkavuga ati he is my role model. Wowe ubundi nkore ubundi top 5 cyangwa se top biragoye cyane kuba wakora top 5 y'abantu b'abacuranzi uwemera cyane. Ko nanjye ari ibyo ngibyo nabandi mu bacuranzi beza hano mu Rwanda ahangaha. Ariko nje hari abantu nka batanu ushobora gufata nkabashira imbere nkavuga ngo aba bantu bari talented ku kintu runaka. Muri event runaka nje nabagira nka role model wanjye. Umuntu wa mbere nshimira cyangwa se umuntu wa mbere nakurikiye ni umuntu ucuranzi bita Musabwa. Musabwa muri Foursquare. Njya mubona Foursquare. Azacuranga mu Bayumbe, akaza yacuranga mu Banaziri, bose abarimo. Amacaci menshi abari muri Nazaremu,
yaba ari muri betami yaba ari mu ma restoration hose ni umucuranzi mwiza yaba ari umucuranzi kuri clavier ucuranga slowly yaba ari umucuranzi ucuranga amacodes ku buryo umuririmbyi aririmba codes agafata codes cyangwa se ibintu runaka cyane cyane nk'igisirimba mbese ubona ko ibintu abyumva umucuranzi ameze neza noneho arimo aracuranga afite ikidari kirege arimo aracuranga pad nyinshi ubona umucuranzi wa mbere ngiye mfata nka role model ni nkawe neza burundu noneho umucuranzi wa kabiri ngewe ubundi umuntu ucuranzi wa kabiri nemera hano mu gihugu nemera Aimable uramuzi akenshi abari Uganda bari gucurangira muri Nakivara cyangwa se ari gucurangira i Bujumbura yagiye hanze yagiye Murenge ugasanga ni ibintu ari gukora neza cyane umucuranzi rero wa gatatu nanone nashyiraho ndishyiraho umucuranzi nka Mercy ari gucurangira muri Ringi Life Center yari gucurangira ni umucuranzi mwiza ararege afite amakompanyuma ameze neza cyane rero ni umucuranzi nawe nshobora kuvanga ari mu bacuranzi batanu beza undi ni umucuranzi bamwita Dawidi Muvandimwe bamuhimbye ku izina rya Bugingo ni izina ryo mu Kiyumbe kurumva yewe ni izina ryo mu Kiyumbe niwe muntu uri gucuranga neza piano ukavuga ati se uyu muntu arimo amavuta ya Yesu yego niwe mucuranzi uri gucuranga ikintu bita ipendo amapads menshi none afite amabaze menshi arenga amabaze yo mu cyaro kora yumva yego afite amabaze yo mu cyaro ari gucuranga amabaze yo mu mujyi uramubwira atangiza ikidari akagitangira neza nawe ari mu bacuranzi batanu navuga ko ari abacuranzi bameze neza reka tuvuge nka Konsiye ni umucuranzi mwiza nawe arimo aracuranga neza cyane arimo aracuranga neza cyane nawe namushyira mu bacuranzi beza bameze neza kuko acuranga afite ritime nyine y'igisirimba afite ritime y'amaslowly ameze neza cyane uno mucuranzi ni umucuranzi mwiza bamwita Zimurinda acurangira Nyagatare aho bita muri restoration yarya umeze neza mwita Zimurinda niyo mumushaka mwamusanga kuri channel yitwa Zimurinda wa Yesu nawe usangayo kabisa ni abacuranzi rero navuga ko ari umucuranzi mwiza cyane abo ni abacuranzi batanu ngewe ubwange nagira nka role model nama nabakurikira kuko bagenda bamfasha byinshi cyane kugira ngo na channel yange igende izamuka abantu bankurikira babibone bagenda ngenda nkumukurikira cyane ibyo rero nabyo nabivugaho cyane wenda iki kiganiro bizaba byiza cyane kurushaho nidukora part kuko ndumva ari life ndende ngo ni ibintu byinshi cyane ni life ndende ni ibintu biri deep umva twazakora part 2 bibaye bikunze ubaye twemereye kuzagaruka ikindi narenzaho iyi interview wenda ni nk'akantu kari kugira ngo abantu babanze bamenye channel yange ya Mugisha TV9 iri gukora ibiki wowe nimba utarakora subscribe dukurikiye ahangaha igenda ubanza ushyiraho subscribe ushireho like utere comment ukore na share hanyuma ibiganiro byacu byose n'ibyo dukora ujye ubikurikira cyane iraca ngo ni Mugisha TV9 ni channel nziza cyane ni channel nziza cyane yagufasha mu buryo bwo kuba connected n'Imana ifasha kuba connected na Yesu ukamamaza ubutumwa bwiza cyane ibyo ngibyo nibyo nashikariza buri wese buri kudukurikira nkajya agenda akurikira rebe iyi channel ni biki bikorerwa kandi buri wese nakagenda atakoze subscribe kuri ra channel murakoze cyane murakoze cyane guys fans nkuko mubibona ni kuri channel Mugisha TV9 twari twagize umutumirwa reka tubyite gutyo reka tubishyire muri iyo sanse ariko muri make ni umusangwa ni umuntu usanzwe uhari turimo dukora ikiganiro turi kuvuga ku bijyanye na his talent ariko abaganirije kuri byinshi cyane kandi murabibona rero ku bindi bisobanuro yaza kutubwira namba twaza kumuboneraho niba bishoboka niba yatubwira nta kibazo murakoze cyane mfite namba ebyiri hariyo kuri calls ni 078 30 21 iyo ngiyo nayo wayimbonaho kuri calls noneho namba ya WhatsApp ni 078 undi 8 9 6 5 ndasubiramo 078 undi 8 9 6 5 7
iyo niyo nimero wanyandikiraho WhatsApp ukeneye nk'inkunga ukeneye umuntu wakurikodingira indirimbo mu buryo bwa live recording mu buryo bwo gucuranga ukeneye n'abapianiste ushaka no kwiga gucuranga iyo ngiyo ni nomero wambonaho cyane cyane wamamagara nkaza nkagufasha tugafata tikanya. Okay guys, murakoze cyane rero kudukurikira, yibutsa gukanda subscribe. Murakoze cyane.